ukonashatse. Kavuna na Kankindi, episode ya mbere. Kavuna na Kankindi bamaze imyaka 5 babana nk'umugore n'umugabo, bakundana urukundo bakadasohoka, mbese nk'ipfunduremo. Kandi muri iyo myaka 5 bamaranye ni umunezero gusa, ndetse n'imiryango bavukamo yishimiye abana babo bikomeye. Nk'urugero rwiza ku mubano ukwiye umuryango mwiza, baterwa ishema cyane n'umubano w'abana babo. Kankindi iyo muganira ntashobora gusoza ikiganiro atakuratiye umugabo we, akubwira uko amwitaho, impano za buri munsi, uturirimbo twiza, kumusetsa n'ibindi byinshi. Dore ko abazi Kavuna cyane bamuzi nk'umunyamashyengo kandi ukunda kugira udushya twinshi. Gusa igiteye agahinda, iyo myaka yose bamaze bayimaze nta mwana, kandi barivuje bishoboka, ariko rwose na bugingo n'ubu bibaniye gutyo nyine, ariko ntibabuza kwibanira neza. Dusubiye inyuma gatoya, nyuma ho gato imyaka 4, Kavuna na Kankindi ntibari batunze cyane, ndetse bituriye mu cyaro, niho biberaga batuje. Kavuna ari umucuruzi, naho Kankindi ari umwarimukazi. Kankindi aganira n'inshuti ye Kabatesi kuri uyu munsi, ati umunsi nitegura gushaka. Aha hari yarimo muganira uyu munsi, amubwira uko byari byifashe. Ati Kabate, urabizi umunsi nitegura gushaka? Amubwira uko icyo byari byifashe. Ati dore uko imyiteguro y'ubukwe yari imeze. Ubwo narimo nitegura kubana n'umugabo w'inzozi zanjye. Wari umunsi udasa n'iyindi, ugwije umunezero, umunsi wahumekaga neza. Wari umunsi ugwije ubwiza budasanzwe. Wari umunsi udasa n'iyindi, ugwije impanuro cyane izo nahawe na mama, ndetse n'izo nahawe na masenge. Kabate, ku munsi w'ubukwe bwanjye ryari ijoro ribanziriza iry'ubukwe bwanjye. Mama yansanze mu cyumba naniwe cyane, ariko nari nagize ingendo nyinshi, nawe urabizi ingendo z'ubukwe. Arambwira ati mwana wanjye, uramenye ugiye iw'abandi, ariko uramenye mwana wanjye, ugiye iw'abandi arayoboka, kandi uzite ku mugabo wawe, uzamurinde kurarikira abandi bagore, mbega uzamubera ishusho y'ikigusha, urugero rwiza nka maraya mu nzu iwawe. Ndikanga. Mama avuze maraya ndikanga. Ati wikwikanga mwana wanjye, kubaka ukina, kubaka si ugukina. Uzakoresha ibishoboka, uhuze umutima we n'uwawe, kugeza gupfa, kandi uzite ku nshingano zawe. Igishoboka uzagikore, uzarangwe no kwihangana. Mwana wanjye, kubaka no gushinyiriza no gushishikara. Nuko avuze gushinyiriza, nshira mu manga ndamubaza, mama, ese koko washinyiriza ubabara? Yego gushaka no gushobora. Ese ubona unaniwe byagenda bite? Yego mwana wanjye, ushobora kuba unaniwe, biranashoboka cyane. Burya hari abagabo batanyurwa, ariko iyo ari uko bimeze, uratuza wowe ugaca bugufi, ukamureka, igisubizo kiba kizaboneka vuba. Byose ni ikibazo cy'igihe. Gusa uzirinde ntihazagire uzagutwara umugabo wawe, kuko waba ubaye ikigwari cy'ibihe byawe byose. Yego mama, nzagerageza, kandi ndabizi Kavuna ndamwizera, arankunda. Mama ati yego mwana wanjye, aragukunda, ariko ntuzabe umwasama ngo bagusahure ureba. Shaka bate, ubukwe bwarabaye, ndetse buba bwiza ku musozi wacu, mbese bwabaye ubwa mbere iwacu. Kabate, umugabo wanjye yaje kugira igitekerezo cyo kwimukira i Kigali, nk'uko nabanje kubwira ko twibera mu cyaro. Nuko umugabo wanjye akingezaho, umutima urankuka, gusa mbanza guhakana ndetse ndanamutsembera. Nuko umugabo wanjye Kavuna
ahita nkura no ku kazi k'ubwarimu, dore ko ubucuruzi bwacu bwari bumaze gutera imbere cyane ndetse dufite amafaranga tumaze kuba abasirimu. Umugabo wanjye ntiyakundaga kumva ko ndi umwarimu cyangwa nize, kuko we atize mbega byaramuryaga cyane, wabonaga ko bimubangamiye cyane. Nuko mfata umwanya njya kwa mama mutekerereza uko biteye, ndamubwira nti umugabo wanjye yifuje ko twimukira i Kigali, akaba ariko dukomereza ubucuruzi bwacu. Mubwira ko nta kazi k'ubwarimu yakankuyeho. Mama yambwiye amagambo akomeye ati, mwana wanjye, narakubwiye ngo ugiye iw'abandi arayoboka, uramenye ubyakire kandi unyurwe, icy'ingenzi ni iterambere ryanyu mwembi. Gusa mwana wanjye, ntuzabe umwasama, Kigali yo ngo ni amahanga. Wibuke ko nakubwiye ko bagutwaye umugabo waba utsinzwe by'iteka. Nagize nti nanjye nijarangira nti, mama, nzabikora, nzabyubaha ibyo wambwiye byose kandi nzitwararika bishoboka. Gusa mama, wibuke ko tumaze imyaka 5 ntakana. Nabyo bintera ipfunwe n'impungenge pe mama. Nawe arambwira ati, mwana wanjye, Imana niyo itanga urubyaro, muhumure, igihe nikigera bizaza byose, humura, ni ikibazo cy'igihe. Naratashye n'umutima mwiza nezerewe, ngeze no mu rugo nsanga Kavuna umugabo wanjye, nawe arishimye. Gusa nanjye nari mfite ibyishimo, nari nkwiye kwa mama. Nuko nahanezerewe nishimye cyane, ndamuramutsa nezerewe mubwira nti, Kavuna umugabo wanjye, nemeye ko twimukira i Kigali. Arishima cyane. Nuko rero za mpano ziwe zose azikoraho, dore ko azi no kuririmba, arandirimbira akarahava. Mbese twishimye cyane, byari ibikomeye ku muryango washimwaga na bose ku musozi wacu. Bukeye imyiteguro yo kwimukira i Kigali irimbanyije, abaturanyi badufasha kwitegura, badusezeraho bati, muzagire amahoro, imigisha izabagende imbere, Imana izababe hafi, muzagire urugo rwiza nk'uko musanganywe, muzagwize, muzatunge. Byari umunezero kuri uwo munsi. Episode ya 2 ntizagucike. Kavuna na Kankindi bimukiye i Kigali. Ntuzacikwe, ndabakunda cyane.